ufatirwa i Burundi ugafungwa fatirwa i Burundi nkafungwa nafashwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga ibyo byose ariko ntabwo uri kutubwira neza scenario ntabwo iratangira ko ntabwo perezida w'urukiko rw'ikirenga yaje gufate kuko barambwiye nyuma baterega uko byaje niyo mpamvu byabaye binini wowe wafashwe na perezida wa sentare ntahinyuzwa perezida w'urukiko rw'ikirenga Monsieur Emmanuel Gateretse ashyikiriza procureur general Monsieur Sylvestre Nyandwi Sylvestre Nyandwi nawe ahita ashyikiriza general de brigade Emmanuel Ndayiziga brigadier general noneho njye nayibona nkabona ni nka filime nkavuga ko se mwabagabo ndinde mwashyizeho izo mbaraga turabyinata noneho uko aba bagabo bose ari banini birumvikana ko n'umupolisi ushinzwe umutekano wawe nawe bahita haza special force ngewe umwe mu bapolisi bandinze bafashe telefone mbadafotoye fotora igipapuro cya bunyoni kuko kugira ngo ntazavuga ibyaha adakurikiranweho ngeze hanze fotora inyubako ya Coros Preme ariyo yiyi foto urukiko ntahinyuzwa sentare ntahinyuzwa noneho ngiye ntangira kwikarakasa bimwe byo mu Rwanda ariko bite wowe wowe urinda ubundi reba yakuyemo ikarita akuramo n'izakuramo ikaranga mu ntako ati wowe urinde ati data turumenyesha amakuru ati ntacyo uvuze hano ni gwanje nabwira aba mugabo ntabwo ari iwawe handi ku nyubako ya leta iwawe naho wavuye nawe ubwo bimwe byanjye bimwe suko ni bimwe byanjye bijyanye n'amategeko ati wowe naho wavuye nkabona abantu barimo kurebana niko abantu barimo kuhurura okay fata nk'iyo umumotari agonze uko namotari bahita baza iyo image bana baragiye abapolisi batatu imbere abandi batatu inyuma tujyamo hagati tujye imbere turazamuka ahantu perezida w'urukiko rw'ikirenga yari mu nama barinjiye yaramusohoye njye ntabwo nari nzi ko ari perezida atabantu bafashe amafoto urukiko bavuze ko ari wowe abahaye uburenganzira noneho ndamubwira ntabwo nzi ko ari chief justice ndamubwira rero wa mugabo uko abagore baratitiye hagati aho telefone nayinyazwe ntayo fite aho rero batawe muri yombi hagati aho telefone ntayo fite iyo telefone utakiyifite ubundi wowe wafashwe hagati aho telefone ntayo fite ngo kugira ngo ntayisiba bakabura ibimenyetso ntasiba ifoto nafashe nabwira wa mugabo we ye ko namba nahaje umugabo uzwi cyane mu gihugu cy'u Burundi witwa Kazungu abaga nta kinya ubwo nukuvuga ngo Kazungu abari wa muntu utanga ibihano kabisa akuriye office ya service de renseignement no mu colonel witwa Witonze Innocent w'inzobe je ntabwo nari nzi ko wari n'umuntu wo muri security mbona araje abajije abapolisi ati naba ati mu bakurikire imana arindwa n'abantu bane bamwe baturinze reba badushyize hagati twamanutse ngiye kujya muri atemanuka wana asaseri se yarakoraga escalier babaducije mu bikari sanga pick up ziri kwaka z'amapime wa mugabo yicara imbere nanjye njya gufungura ye numvaga bagiye kudutwara kiviye suspect sha oye je numvaga bagiye kamemo hano bagutwara muri vigo imbere baba bashyize inyuma baturira mbanduri nari nambaye neza we nari narimbye nyine numva ugiye kwa chief justice nk'umuntu ugiye kwa chief justice nari natsapye abana bo nge bashyiraga bimiyaga icyo nakoraga nta kibazo ntabwo bankubita w'abarundi hubu bajugunya uzavugishe Paxi mu gikari uzabaze Paxi ni umwana w'imyaka nka 20 azana ibintu byo ngo ashaka kwicara rero ko kode kuri pick up gushaka aticara hasi ati simba ishoboye turabishobora ati hejuru hicara abapolisi cara hasi urambye hasi nongewe nicara kuri kakano kipine namba kwashyizeho imiyaga ndi kumwe n'umudive witwa niyo nkuru niyo ngaberike no mudivi wari kuba ari sabato ariko barakuze kwari buyirire hehe kwari buyirire mu mvuto none se mutujyanye he ku gipolisi katangira mutujyanye hano mwafungiye Bruce Melody umunyamahanga aba ari umunyamahanga
nagiye kubona mbona batwinjije ahantu ukata mu byuma reba nk'iyo ugiye kwa perezida bya bintu ucamo by'ibyuma ndabaza ntaho tugiye abana bati turapfuye ati tugiye muri documentation bo barahazi ni ahantu hazwi nta muntu uhava kumwe uhava ngo uravuga ngo wabaye igicumba ngo urahava ucumbagira aho ya ntuhava uhava ujya impimba. Right, Jalas Official TV reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe mwe mudukurikira tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Jean Paul Nkundineza ikaze nanone ikaze mu Rwanda. Umeze ute? Ndahumeka. Ndashima Imana. Ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima umusaraba. Umeze neza? Ndashima umusaraba. Ndashima yamva nziza. Ariko cyane cyane ndashima Umwami Yesu. Kubambiwe. Kuko iri ari itangiriro. Mambo bado. Okay. Ndumva ari mu mwuka. Rega muhoramo. Abantu bajya bambwira ngo ntituzi kuzi Bibiliya ngo ntitwari tuzi kujya gusenga. Umuntu ashobora kugukubita mu izina rya Yesu bitewe n'icyo wakoze. Bibiliya iravuga ngo ibitugu by'abapfapfa babihata imihini. None se ntabwo uzi ko buriya Son Excellence former president for Republic of Burundi Pierre Nkurunziza ari pastor. Si ibitugu by'abapfapfa ntiyabihataga imihini. Numva na Neva nawe akatambika. Neva ni umuntu munini mu bintu byo gusenga. Higeze gutegura urugo rw'umukuru w'igihugu rwateguye amasengesho yabereye ahantu. Umwigisha w'umunsi yari General de la Police Guillaume Bunyoni. Ntibivuze ko ubwo nawe ngiye kumuvuga kuba mu mirimo bishoboka ko ubutegetsi bw'u Burundi bukunda Imana bwubakiye ku ijambo ry'Imana no kwitorero ADPR. Oya ubu bibona ngewe nasenze afite bemera Imana ariko bafite ikirokore cyinshi akagira n'ikiyeri cyinshi birajyana ntabyo nzi ikiyeri. Okay, aha ni nawe ukomoje kuri abo bagabo ni rwo rugendo kubutsemo cyangwa se rwo rugendo rubazemo iminsi ngira ngo mu minsi ishize twaje kukureba ku kibuga cy'indege ubwo wageraga mu Rwanda. Yego. Ariko tubwira abanyarwanda ko hari byinshi ugomba kudusangiza ku rugendo. Namenye mu bikenge nanjye mfite amatsiko. Ndashaka ko duhera hehe? Ndashaka ko nabonye abantu benshi bakomanta ukuntu bakujyanye ngo muri documentation bavuga bati urwego rw'iperereza wagezaho hantu koko. Ndashaka ko duhera kuri iyo ka uburyo nisanze muri service de renseignement. Watandukanye ugiye i Burundi ugiye mu nkuru utubwiraho gakeya udushira ku mayange urateze uvuye Nyabugogo utweretse amashusho wambutse Akanyaru uragiye aho muri za Kayanza hose uko urugendo twagiye tukurikira Kayanza urambutse undi Bujumbura nyuma y'umunsi kuri WhatsApp ewan wari navuga se hotel arimo nta wifi kumbe waburiwe irengero. Ku mugoroba hari dokima imwe nabonye navuga nti dokima ntago yari kumugwa amahoro cyagenze bite. Nari nzi ko nzabivuga ndi hambo none biraje numva ndababaye ariko ntabwo natunguwe cyane n'ibyambayeho. Ni wowe ujye uzivuga. Ntabwo natunguwe cyane n'ibyambayeho. Amakuru ya General Guillaume Bunyoni hano mu Rwanda akenshi tuyakura ku bantu i Burundi bita ibipinga. Mu Rwanda abibipinga ubundi ni bamwe bitwa ibigarashi. Ubwo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Harimo uwitwa Pacifique Ninanahazwe. Naricaye ndavuga Pacifique Ninanahazwe w'igipinga uba mu Bubiligi arampa amakuru y'i Burundi gute ndi i Kigali. Ntangira procedure. Umuntu yagera gute ku makuru y'i Burundi avuga ku rubanza rwa General Guillaume Bunyoni. So kuko numva
kubera ibyo buriya na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 abantu babonaga ari nka sene ihungabana riza nyuma uri kugenda uhuza ibihe nanjye rero ibyambayeho kugenda mpuza ibihe nkariya bitinga ariko hari umuhanzi hari umuririmbyi yavuze ngo ibyo unyuramo biruhije ku isi imana ibibizi ni iby'igihe gito ngewe ni nayo mpamvu shaka ko bariho mpera kugira ngo imana ibifashemo kuko ntabwo ese Jean Paul warafunzwe ni igitero kimwe ukongera ukambaza ikibazo wambazaga hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe maze watakambira imana ikakubaho itakwitayeho umaho icyo ntacyo bikikumariye urababaye shuti subiza amasi uvuye ukabura ndi ni habi cyane wasobereza aho ugiye ukamusomeretsa umutima ese wambaye kuteri uko babayeho ushumize bashuti ibyo unyuramo biruhije kuyuti n'iby'igihe gitoya bibahoraho ikawese atume uteshuka ngureke imana mani idahemuka abanyarwanda baragoye kabisa uyizera yasezeranye kwizabana nanjye yayipureye inzu ari kwimvira muri kuteri no mu bihe nk'ibyo biyoroje uko isezerano ryayo rya nkaho ritinze ntabwo rizahera jya uyizera murakoze pe umuntu ari mu mwuka nawe uri guseka nzajya mu ijoro usigare ubundi bibiliya ni kwivuga ngo umwe azaba ari guhinga uyu mwuka ni uw'inkono si uwera pe urumva ariko ntacyo byibuze iragufashije ikugaruye muri mood iyi ndirimbo bakinyora niyo yanjemo ntibagira ngo nariye nyizi ukanongere nyifite ariko Sefisi nawe ni ikimara aho kugira ngo afate utwenseri twawe wigaragura niba wari mu mwuka niba ari uw'inzoka wa mugani thank you honese wana yanjye ahubwire papa mamira azajya yirirwa aseka kabisa aseka gute se none se bwiza ukuri iyi ndirimbo bakigufata bakifata niyo namanutse bakifata niyo namanutse nubwo isezerano ryayo ritinda ntabwo rizahera ngo nari nk'ipyinata nari nk'ipyinyata nzi ko byoroshye se twahera mu kufata watubwira scenario kuko urumva ukuntu byagenze twe tuzi urugendo rwawe ugera i Burundi abakurikiye iby'urwo rugendo bazi ko wageze mu Bujumbura amahoro wapi hakona amahoro hapo natinya wafashwe mbere yuko wambuka oya mu by'ukuri umuturage ku muturage uyu munsi igihugu ku gihugu hapona ibye
lakini kuenda huko mtangazaji ni shida sana. Ngewe kugenda nk'umunyamakuru nicyo cyabaye ikibazo kwanza. Ikibazo gikomeye cyane. Cyambere style uyu munsi u Rwanda ruriho ku kijyanye n'amakuru muri rusange iri hejuru cyane. Noneho mu Rwanda umunyamahanga abona avantage imbere y'umunyagihugu. I Burundi ho yaba ari umunyamakuru w'imbere mu gihugu yaba ari uwo hanze ntacyo bashinzwe. Yego. Najyaga nibaza impamvu iyo abanyamakuru b'ibinyamakuru mpuzamahanga bari gukora reportage z'i Burundi avuga ngo Eroge Wirika neza BBC gahuza miryango i Nairobi. Kandi amaze kuvuga iki? Amakuru ya Bunyoni. Kumbi nta sibye no kuba yabari ku butaka bw'u Burundi. Nta nemerero no kujya mu Burundi kuko yenda ari muri umwe abarwa muri bamwe muri abanyamakuru b'ibipinga. Ajya kumva umuntu uri kubwira amakuru ya Bunyoni ni Pacifique nini nahazwe. Ngewe rero nk'umuntu uba mu Rwanda by'umwihariko kuba mu nkuru z'ubutabera, yego, ndavuga ngo ngomba kumenya iki kibazo. Yego. Ngira ngo biroroshye. Wagiye unabivuga mu bihe bitandukanye. Ariko kubivuga buriya byaramfashije. Bifasha n'igihugu. Ikibazo uko nafashwe ngewe, yego, yari ka politiki kandi yataka igihugu. Kubera iki? Kubera abantu bampagaritse bakabishyira mu ngero ni banini. Ufatirwa i Burundi ugafungwa. Fatirwa i Burundi nkafungwa. Nafashwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga. Ibyo byose ariko ntabwo uri kutubwira neza scenario ntabwo iratangira. Ko ntabwo perezida w'urukiko rw'ikirenga yaje gufate. Kuko barambwiye nyuma baterega uko byaje. Niyo mpamvu byabaye binini. Wowe wafashwe na perezida wa sentare ntahinyuzwa. Perezida w'urukiko rw'ikirenga. Monsieur Emmanuel Gateretse. Ashyikiriza procureur general. Monsieur Sylvestre Nyandwi. Sylvestre Nyandwi nawe ahita ashyikiriza General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Brigadier General. Noneho njye nayibona nkabona ni nka filime. Nkabwira ko se mwabagabo ndinde mwashyizeho izo mbaraga. Turabyinata. Noneho uko aba bagabo bose ari banini birumvikana ko n'umupolisi ushinzwe umutekano wawe nawe bahita haza special force. Ngewe umwe mu bapolisi bandinze n'umwe mu bari kumwe n'umwe mu warokotse igitero cy'aba mu general warasiwe i Burundi mu migumuko. Uramuzi? Cyagiye ni hari umugenerali barashe ni warokotse. Adolphe. Lieutenant General Adolphe. Umwe mu bapolisi bamurindaga. Adolphe. Umwe mu bapolisi bamurindaga. Asigaye akora muri service de renseignement. Ari naho wajyanwa. Ari naho najyanwa. Urugendo rwo kujya muri service de renseignement ni uruhe rero? Urugendo rwo kujya muri service de renseignement sinzi abari gukurikira iki kiganiro rurakomoka ku ifoto nafashe y'urukiko. Ifoto ndayibona. Ifoto y'urayibona. Ifoto y'urukiko rw'ikirenga ntahinyuzwa. Cour supreme y'u Burundi. Nafashe ifoto. Nifatisha telefone. Ubwo wari wagiye ku rukiko? Ofete narabyutse. Schedule yanjye yari yo kujya ku rukiko, nava ku rukiko nkajya kuri ambasade y'u Rwanda kwidekarara ko ndi kuri ambasade. Nako ko ndi mu Burundi. Ambasaderi wacu yitwa ni chargé d'affaires. Yitwa Fideli. Fideli. Ko ntazana guhahira. Aka business card ka Fideli. Nakabonye. Ugafasha kayere ukakandira. Uragafite? Oya nakaguhaye karahari. Yes. Rero papas kwari ukujya kuri parike. Nava kuri parike nkajya kubonana na chargé d'affaires mu rwego rwo kwidekarara ko ndi mu Burundi kandi nkanamubwira igihe mpari n'impamvu yanzanye. Ibyo byabaye ikibazo gikomeye cyane. Nahagurutse mu Rwanda ku itariki ya 9. Yego. Ngewe nari narandikiye Cour supreme nandikira perezida de la Cour supreme Emmanuel Gateretse nyuze
kuri imeri ye Emmanuel Gateretse gmail yahoo.fr umusaba gukurikirana saba gukurikirana urubanza rw'uwitwa Guillaume Bunyoni. okay nanditse ibaruwa Uvuga ngo wowe wanditse ibaruwa. nanditse ibaruwa kumwe tubikora mu Rwanda ku birofishe itariki iyo mfitiye kopi ndabona barayanditse ku itariki 5 impamvu nyamukuru iziriki twazivuga mu kinyarwanda nko kumva abadukurikiye bakumva ukuvuga ngo icyo wari wasabye gukurikirana wavuze ko uri umunyamakuru wigenga ukorera mu Rwanda wandika usaba gukurikirana kese y'uwitwa Guillaume Bunyoni uvuga ko urubanza rwegereje urumva wasabaga uburenganzira bwo gukurikirana urubanza mu gihe itariki yaba igenwe y'urwo rubanza uravuga uti ndasaba ko mwansubiza nyine nkamenya ibijyanye nyine no gukurikirana by'uru rubanza ushyiraho na attachment y'ikarita y'akazi iri international card press card wahawe na RMC Rwanda Media Commission. Yes, iyi association Burundi yitwa CNR iyoborwa n'umudamu witwa Vestine. Okay. Ikibazo cy'i Burundi buri muntu wese ugira ngo akorera urwego rw'iperereza. Kubera yuko nk'uwo mudamu nk'uko bavuga mu baroreke Kerebo Fast bayitwa Madame Vestine. Noneho uyu mudamu naramuhamagaye nawe. Ati mbwira aturashaka iki ati kubera iki ati none se Rwanda Media Commission ikoramo iki ye nagira ngo afashe nk'umuntu ukuriye urwego rw'abanyamakuru mu Burundi wapi sinamubonye Madame Vestine urwego rw'abanyamakuru mu Burundi rukorera mu Kinindo reka menyesha abanyarwanda n'abarundi n'abumva ikinyarwanda ko nagiyeyo urubanza rwa General Guillaume Bunyoni bitunguranye rwabaye ku itariki 8 ngewe mu gihe nari narasabye kukurikirana kuresha ndumva rwose no mu buryo tumenyereye kuko amategeko ntasa ariko mu buryo bwo mu Rwanda wari wasabiye igihe nasabiye igihe nabo barabyemera bitunguranye umukobwa wa General Guillaume Bunyoni aratwitinga aravuga ati dadi agiye kuburana ntikarabaye mba ndirukase kuko yaravuze ngo araburana à 8h du matin icyo nakoze nirukase kuri Rwanda ye arambwira bati indege tugira ni ya saa 8 saa 8 urubanza rwari saa 3 saa 2 mbona ngiye gushya uyu mukobwa yitwa Dorine Bunyoni Dorine Bunyoni niwe twitinze bwa mbere na Twitter ye sinzi abakurikira ikiganiro ndende bashaka kuza kubibona hangira procedure z'indege indege mbona ndayiskwasa icyo nakoze ni cyenda twaravuze ngo nagira ngo ndebe inzira zo hasi n'izo hejuru kandi ntabwo inzira zo hasi ziryoha nateze imodoka yihuta kuko ari bwo buryo bwa nyuma bwari buhari burya ndakangurira abantu kuzajya bahorana ibyangombwa byaba ari ibyo mu kirere n'ibyo donc byaba ari iby'ibisohoka igihugu n'ibyo mu gihugu imbere kuko nashoboraga kumenya urwo rubanza nkabura na passport maze ku mukameramani wanjye ati ibyo bintu ntabyo nzijya nambukira kuri jeto ebana urugendo rurazimba rurampenda ariko ndavuga nti ngomba kugera kuri aya makuru uko ndi gupushinga i Burundi nabo banyiteguye bati uyu muntu uri gupushinga kuri Bunyoni bije ari kuyikura he ninde uri kumukoresha how kuwa gatatu nakoze uko ashoboye uramanuka kuwa kabiri naramanutse yaburanye kuwa mbere nagezeyo naniwe kwiranja kumenya aho ntura n'ibiki nabisetinze uwo munsi kuwa gatatu mbyukira ku rukiko rw'ikirenga mpitira ku muvugizi w'urukiko rw'ikirenga akaba na SG wa Cour Supreme Madame Bangiricenge Agnes Madame Bangiricenge Agnes
ku rwego rwe ndamushimira ku rwego rwe ndamushimira cyane kubera ko ibyo yagombaga uyu mwana se yakinzurira muryango uragira ngo tujye tuvugira muri kamera ibintu akubwiye ubundi jire yaranyibagiwe aho reba ya narindi ku muvugizi urumva connection yose yo kugera i Burundi mu bijyanye no guhabwa amakuru nayashatse ku muvugizi w'inkiko kandi biri muri domaine porte parole Supreme Court Burundi Madame Bangiricenge Agnes uyu mudamu mukuri yarafashije cyane 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 ariko kufasha kwe byamuteye ibibazo byinshi cyane 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 Bangiricenge mu kinyarwanda namwita ifura kuko ntiyigeze anyima amakuru ntiyigeze ananga kuvugana nanjye ariko amakuru nasabaga yari amurenze yari ayo kuva kwa perezida wa Cour supreme ariyo ya general Areg Guillaume Bunyoni namugezeho ndamubwira nti ndashaka igisubizo cy'ibaruwa nanditse arambwira ati jya muri secretariat nabwira ntabwo mpazi aramfata aranjyana perezida de la Cour supreme Emmanuel Gateretse akorera muri etage ya 4 aho Cour supreme ikorera secretariat ye ni imiryango ibiri anyereka secretariat amubwira ati uyu muntu numumenyesha amakuru avuye mu Rwanda yandikiye ibaruwa perezida w'urukiko aje kureba igisubizo madame anyaka amazina yanjye yajyana mu biro bye ubwo no muri secretariat secretariat ajyana mu biro bye nk'umuntu utegereje kubonana na perezida de la Cour supreme ariya perezida wa Cour supreme abonana n'abaturage nyine bafite ibibazo mu nkiko umupapa arasohoka agenda nk'ugiye muri pause umukecuru arambwira ati ntabwo agaruka ko nahageze saa 3 ambwira saa 8 ko atagaruka nzagaruka ejo ati ejo hari inama ntabwo wamubona nzaze ryari tuzaze kwa gatanu okay kwa gatanu saa 3 nari impari mageze ngera secretariat ye nti ndagarutse ariko hagataho ikingenza bari bakimenye bose my goodness wa mama nawe ntiyanyita watebana ati ntahari okay ndavuga rero amakuru ya Bunyoni byo biragoye kuyabona ariko ubwo aho ngaho nta kizazana ikindi wari wakoze acyo ndi kumwe n'umukameramani witwa Pax ndi kumwe n'uwamumpaye witwa Eric umufana wa Jaras n'ibindi binyamakuru n'abari umufana wa Jaras n'umufana w'ibinyamakuru byo mu Rwanda byose ariko cyane ukurikirana arakurikira ni wamushakiye vuba Eric ndagushukuru kabisa asante yitwa Niyongabo Eric manutse hamwe bamanika imanza ziri buburanishwe n'ikigarura bizi ko biba yako nambone izina rya Bunyoni n'ibyaha kurikiranwe Bunyoni asigaye araregwa ibyaha 5 bafashe telefone mbadafotoye fotora igipapuro cya Bunyoni kuko kugira ngo ntazavuga ibyaha adakurikiranwe ngeze hanze fotora inyubako ya Cour supreme ariyo yiyi foto umucamanza apana umusekirite man ntabwo okay nyine ndabaye ko ndi gutanga ingero ku Rwanda nta mucamanza wo mu Rwanda waba uri kuburanisha ngo abone ngo umuntu yenda yifati ifoto y'urukiko ngo asohoke abatangire haba hari isiko haba hari police abaraje ati mwebwe umucamanza nyirizina mwenyewe wo Cour supreme abaraje ati kufotora ngewe ndafotora ndo umunyamakuru atoka ati nanjye ndo umucamanza Byamene atahani wanjye atahani mu rugo mu mbibi atahani mu rugo uri mu kwanjye ati nabo muri kumwe abo turi kumwe bahise biyenyegeza atoya ati nabo abonye muri kumwe ati namwe muze abigenje nkawa mu kameramani wa umwe igihe twajyaga kwa Bamporiki ati nabo muri kumwe
abana mbona babizi icyuya barahagarara baratiti akiri muri ibyo ati polisi nta polisi iri aho haje abapolisi batatu ati abantu ntibava aha ati uyu muntu ni umunyarwanda ni umumenyesha amakuru ambwiye ko ifotofoto ye yabiherewe uburenganzira urukiko ntahinyuzwa sentare ntahinyuzwa noneho njye ntangira kwikarakasa bimwe byo mu Rwanda ariko bite wowe wowe urinda ubundi reba yakuyemo ikarita akuramo n'izakuramo ikaranga mu ntako ati wowe urinda ati data turumenyesha amakuru ati ntacyo uvuze ati hano ni hano igwanje nabwira wa mugabo ntabwo ari iwawe hano ku nyubako ya leta iwawe naho wavuye nawe ubwo bimwe byanjye bimwe suko ni bimwe byanjye bijyanye n'amategeko ati wowe naho wavuye nkabona abantu barimo kurebana niko abantu barimo kuhurura okay fata nk'iyo umumotari agonze uko namotari bahita baza iyo image ubwo muri kuvugana no kumucamanza usanzwe utari umucamanza narenze ko ari nka secretary officer jameni ntabwo narenze ko ari umucamanza ko ari umujije bana baragiye abapolisi batatu imbere abandi batatu inyuma tujyamo hagati n'abati tugembere turazamuka ahantu perezida w'urukiko rw'ikirenga yari mu nama barinjiye yaramusohoye njye ntabwo narenze ko ari perezida ataba abantu atabantu bafashe amafoto urukiko bavuze ko ari wowe abahaye uburenganzira njye ntabwo nzi ko ari perezida w'urukiko rw'ikirenga ngewe kuva mvutse ntabwo ndamitinga na perezida w'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda uyu munsi dufite Dr Faustin Nteziryayo amubonye muri event uwo yasimbuye umva nimubona muri press conference mu event uwo yasimbuye ni Professor Sam Rugege ni umuntu munini noneho ndamubwira ntabwo nzi ko ari Chief Justice ndamubwira rero wa mugabo uko abagore baratitiye hagati aho telefone nayinyazwe ntayo fite aho rero batawe muri yombi hagati aho telefone ntayo fite iyo telefone utakiyifite ubundi wowe wafashwe hagati aho telefone ntayo fite ngo kugira ngo ntayisiba bakabura ibimenyetso ntasiba ifoto nafashe nabwira wa mugabo we njyewe nitwa Jean Paul Nkundineza ndi umunyamakuru w'umunyarwanda ese uba mu Burundi ntigemba mu Rwanda naje mu rubanza rw'uwitwa Areg Yome Bunyoni n'amatitire n'amagenerali ntabwo nayashyiragaho nandikiye ibaruwa perezida wa Cour Supreme nyura kuri email ye yitwa Emmanuel Gateretse naje gufata igisubizo kwa gatatu ndakibura kwa gatabo nakibuza nare nifatiye ifoto y'urukiko kugira ngo generali naburana nzabonaho mpera byibura nzerekana ifoto yo kujya muri Google tuba turazamutse muri secretariat ye tuhasanga abantu nka miliyari abategereje se oya bari baje mu bibazo by'inkiko abajije abahita baza ubwo ni kwa polisi bajaga abaje secretary advisor ati uyu muntu yanditse ibaruwa hari ibaruwa y'uyu muntu iri hano ati nyakubahwa uyu muntu yavuze ko yanditse kuri email kandi hano dusubiza hard copy okay abaratuzamuye mu yindi etaje nawe mucamanza abagiye kwa Sylvestre Nyandwi procureur general procureur general akorera muri niveau ya 5 abarundi bari Burundi bajya no mu nkiko n'abavoka n'ibiki barabizi ko ari bakorera ni ukuvuga ngo urukiko rukuru urukiko rw'ikirenga urukiko rw'ikirenga niho haba hananuza niho haba ubushinjacyaha bukuru Chief Justice akorera muri 4e etage procureur general agakora muri 5e etage bashobora no kuzabahindura kuko nabivuze ntawamenye mbona arayinjiye ndababaza mwinjiye he mu polisi tisoma ndiye ko mbona office de la procureur general twe tugoma hanze wa mucamanza ndamubaza mwadufashe twafunzwe oya atana murabona hari amapingo muriho ya bibazo byawe ujye ubaza buri gihe ushaka kureba ko wafunzwe rekana na bibiri banga nuzajya ahantu mu nzego z'umutekano zaguhamagaye kugira ngo umenye ko watawe mu mvuto ujye kuri toilette badabaje nti toilette hano ibahe ati ni hari ambangiye mbona umuryango uhagazeho babiri shadi nta nibyo nabuze ntikabaye ndikubaza ubusa ubuse koko ngewe urabizi bajya bambwira ngo ni ubwoba ngira iyo ngiye ahantu nahise ofete na mazirindwi mu Burundi nahise nishyura iminsi yose nzahaba hoteli
ndavuga ubuse nishyuye icyumweru muri hoteli ambasaderi nta muntu n'umwe uzi ko ndi hano ambasaderi bagiye kumfunga ntawe ubizi urumva ntangira kubaza abantu ntabafungwa barya iki ntangiye kureba niba nzapfa ataka abafungwa barya umuceri okay ntawe byebura umuntu azajya wurumanga n'umuceri n'ibiharage ibyo narabibaze ese kuseka man hano sana ko barya ibigori kandi ibigori ngaba ntabishoboye abafungwa barya iki baravuta umuceri n'ibiharage ntacyo nzagerageza zasunika mba ndicaye mba mvuye aho mba nicaye mu ntebe nyine zitegererezamo waiting room eba nahitaza abapolisi babiri kazajya abana bari kubwirana abana bo bagiye ni nko kujya kuribwa n'intare ikurya burya wapfuye bo bari bamaze kwiyakira kabaye bamaze kwiyakira muri kumwe turi kumwe ariko ubona umutima udahari umukameramani we ndababwira mwabagabo mwe mugiye ku nzira sorry mu byihanganire ibikoresho se ko nabyo biba biri muri risk icyo gihe ibikoresho barabibarikiye kuko hari hafashe kamera hari hafashe ntuza hari hafashwe telefone niyo yari yafatira telefone ariko azabona abo zafatiriwe yeko namba nahaje umugabo umugabo uzwi cyane mu gihugu cy'u Burundi witwa Kazungu Kazungu abaga nta kinya ubwo no kuvuga ngo Kazungu abari wa muntu utanga ibihano kabisa akuriye office ya service de renseignement no umukoloneli witwa Witonze Innocent w'inzobe je ntabwo nari nzi ko wari n'umuntu wo muri security mbona araje abajije abapolisi ati naba ati mu bakurikire imana arindwa n'abantu bane bamwe baturinze reba badushyize hagati twamanutse ngiye kujya muri atemanuka wana na saa serisi yarakoraga esikariye babaducije mu bikari sanga pikapu ziri kwaka z'amapine wa mugabo yicara imbere nanjye njya gufungura yewe numvaga bagiye kudutwara kiviye yipe suspect sha oye je numvaga bagiye kamemo hano bagutwara muri figo imbere Moise yesarasetse uri Moise cyangwa uri bamuri yewe narinzi ko bagiye kudutwara muri figo baba bashyize inyuma baturira mbanduri nari nambaye neza we nari narimbye nyine numva ugiye kwa chief justice nk'umuntu ugiye kwa chief justice nari natsapye abana bo nge bashyiraga bimiyaga icyo nakoraga nta kibazo ntabwo bankubita w'abarundi hubu bajugunya uzavugishe Paxi mu gikari uzabaze Paxi ni umwana w'imyaka nka 20 azana ibintu byo ngo ashaka kwicara rero ko kude kuri pick up ushaka aticara hasi ati simba ishoboye turabishobora ati hejuru hicara abapolisi cara hasi urambye hasi nongewe nicara kuri kakano kipine namba kwashyizeho imiyaga ndi kumwe n'umudive witwa niyo nkuru niyo ngaberike no mudive wari kubari sabato ariko barakuze kwari buyirire hehe kwari buyirire mu mvuto none se mutujyanye he ku gipolisi katangira mutujyanye hano mwafungiye Bruce Melody umunyamahanga aba ari umunyamahanga nagiye kubona mbona batwinjije ahantu kata mu byuma reba nk'igiye kwa perezida bya bintu ucamo by'ibyuma ndabaza ntaho tugiye abana bati turapfuye ati tugiye muri documentation bo barahazi ni ahantu hazwi nta muntu uhava kumwe uhava ngo uravuga ngo wabaye igicumba ngo urahava ucumbagira hoya ntuhava uhavuga impimba yakugera uyu munsi mu Rwanda baracyari abasirimu bakwetroje gisirimu bakuzanira akaji iyo babona wagize ubwoba bwinshi waba uri suspect nyayo nta muntu waba suspect kurusha Rusesabagina Paul n'abasankara bose n'abantu bahaga ibyumba bakaba bari fresh urumva mwe rero babanyujije mu byuma babancishe ntabwo ari ibintu by'ibibeto imodoka nyine icamo ati butwagiye tuba turinjiye muransenyuma muri service de renseignement polisi nubwo nabyo ari igipolisi ariko kiperereza hitwa muri documentation barundi kazi Burundi bwacu Rwanda nziza nta gihugu dufitanye ikibazo kiba kiri ku bantu ku giti cyabo
tuba turicaye barambwira bati Burundi bakora kugeza saa saba kuwa gatanu kabaye tunabaye abere ni kuwa mbere ngebwe mpise ntekereza chambre yanjye kuwa mbere iminsi zaba yarangiye pasiporo yanjye nayisize muri hoteli ndakangurira abantu kuzajya basikana visa babatereye na pasiporo kugenda na pasiporo ni bibi bashoboraga kundekura bakambwira bati pasiporo zawe uyifata bagumuraho tuba turicaye siragira tuba turi hagati aho dufite n'itike y'indege yego tindahiye tuba turicaye turicarana abapolisi mu by'ukuri ahantu hose aho bava bakagera ntuzakara umupolisi baguhaye kukurinda aba ari mutagatifu icy'abashinzwe umupolisi ari kumbwira ati rero niba ufise amahera reba utuntu buntuma niba gutamo njye ntukuzanira ubwo numuhave ntarakuguriramo ibyicumi ntiwarazima ntabwo dufungwa nawe ni umusaza atayinya none se ataha muri murahazi ntashwi ndibuka ko naho nashatse kujya ku bwiherero bakamperekeza ariko nyine hari danje nibyo napimiyeho hari danje oya ku rukiko ndi ku rukiko nagiyeyo baramerekeza ntari baramerekeza so nagiye hari dangerous cyane ku buryo ushobora no kuhagwa ugapfa bagashyingura bagata muri Tanganyika cyangwa muri Rigori aho muri documentation byabaye ngombwa wahagwa ikintu cyandokoye nari mfite agakeregeshwa gato kitwa ibaruwa nandikiye Chief Justice usaba nkashinjwa ko nafashe ifoto ntarasubizwa ya Cour Supreme ndetse n'urupapuro rugaragaza nyine ibaruwa ya Cour Supreme ndi kubibona ngewe ntabwo ndahagera ndajya mu kanya uko statement yagenze nuko ngaho urahageze urabajijwe aho muhageze rero tuhageze igihe cyarageze baduha abaza kwitwentoroja nta bandi ni abapeji abapeji de la police ngiye bampaye witwa Barekayo Gervais hanyuma niyo nkuru Eric bamuha nako Eric wawe nimwe muri kumwe Eric twari turi kumwe bamuha Albert niyo nkuru Paxi we yabajijwe na Gervais ubwo ni mwabazanyijwe ko twe twari ki niba ufite kamera uriya ngo ni umuntu watuyoboje twashaki twayoboje nuko yahise ahinduka umuntu wabayoboje yahise ahinduka umuntu wadushakiye mu kameramani gusa nuko ibibazo byanjye byari ki kuki nahisemo kuza i Burundi kurikirana urubanza rwa Bunyoni nuko mba muri segiteri y'ubutabera ariko uba muri segiteri y'ubutabera mu Rwanda ariko itangazamakuru ririnde panda kandi ngewe ntabwo ndi umunyamakuru uriro ko cyane kuko ndende panda ndi umufluencer batari urundi rubanza wari wazamo se nese hari undi muntu wari wafungwa nka Bunyoni tuba dutangiye kujya mu mitsi ariko turi kubyandika ibyo biri kwandikwa iyo nza kuba ndi mu itangazamakuru nari kuza mu rubanza rw'uwitwa Hussein Rajab Hussein Rajab ni umuntu wari mu b'imbere muri CNDD-FDD ni umuntu wafunzwe ku ngoma ya nkuru nziza agenda atorotse n'ubu nta muntu uza aho aba ngiye nkurikirana imanza zikomeye no mu Rwanda ntabwo ari Bunyoni ni Bunyoni uyu mwanya ni umuntu usanzwe w'umufungwa ati nawe bizi ko ari umufungwa abantu ba umwepeje ambwira ngo niyo nawe bizi ko ari umufungwa none ubwo ninde se batoke bati ako wambwiye ko ngaho abantu banakujyanye ariho Bunyoni yafungiwe ni kandi ngewe nafungiwe ahantu Bunyoni yari afungiwe ndabizi uguri gushaka na titire kandi ntabwo ari ugutwika Bunyoni yari afungiwe muri documentation mbere yuko ajyanwa Ingozi ikibazo cyawe uraganira n'umuntu uri kumugenda umupiyora mutekereza ashanda bazi sha onese Jean Paul Nkundi neza yafungiwe aho Bunyoni yari afungiwe ntabwo nababwiye umuyobozi cyangwa se umuntu uhagarariye ibiro by'urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba ni Messe Berkimas nawe ngenda sinamubwiye Chief Justice yanjyanye mu biro bya Tokati ndumva mu butabera tereka nkubaza abantu bo muri AGC arabaza tuyemo nturamuzi kuko nari mutunguye ntabwo yahise amenya tereka
aravuga ati ariko ati twebwe abanyamakuru turabemvita iyo dufite amayiveti nta munyamakuru wa yegisi tugira pasoni nanjye niko mbizi yebana avuga nti bereke maso yaranyihakanye Chief Justice aterera iyo hapo ndapfa ubwo kari agaciyemo yego mbazwa impa uko nageze kuri step yo kwandikira Chief Justice basanga imeri nayikuye hehe kwa Bangiriki Agnes Bangiricenge Agnes Bangiricenge Agnes ni umuntu ukomeye cyane ni umuvugizi w'inkiko ariko kandi ni na ESG urukiko rw'ikirenga secrétaire général kamwe murumva ko umuntu aba akomeye no mu mama w'imfura ubona ubana na media ku rwego rwe neza yitwa Bangiricenge Agnes secrétaire général de la porte-parole akaba na porte-parole de la Cour suprême akaba na porte-parole de la Cour suprême ni umuntu munini ikibazo gikomeye nagize n'agahinda kenshi Bangiricenge uyu mudamu yabigendeyemo kubera ngewe kandi nta handi hantu nta yindi deal tuziranye ko bamukozaho amatohoza kuko Bangiricenge we inama nagiyemo muri 2020 i Burundi yampaye nimero ye none ndamuhamagara uramwiyibutse ndamwiyibutse arakumenya aragufasha aramenya aramfasha ibintu twaganiriye na Nyesi barebye record zose basanga zirasanzwe yaba ari record zo kwirikodinga n'ibindi Bangiricenge Agnes bwa mbere namuhamagaye mwaka nimero y'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yitwa Pierre Nkurukiye ariko i Burundi bamuzi cyane ku izina ryitwa Cinjire Cinjire uyu ni umuhanzi namenye ko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ari umuhanzi yari umuhanzi n'ubu aririmba indirimbo zisingiza ubutegetsi inka z'aba Eric Senderi okay bayintore tuyisenge ameze nk'abatuyisenge yego ndamubona noneho Cinjire Agnes yampaye namwatse nimero yarayimpa ayimpaye mumenyesha ko nzajya mu gihugu cy'u Burundi ngiye mu rubanza rwa Bunyoni ndanamubwira ngo narukurikirana gute nk'umusirikare yahise ampa nimero ya Agnes atazi ko nazi ari we wanayiguhaye nta nubwo yari azi ko Agnes tuziranye hapo natinye barambaje bati ubundi wageze gute kwa procureur kwa president wa Cour supreme nimero nayihawe urabisobanura nabisobanura batese ko twabonye na Cinjire umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi nawe mwavuganye nimero ya Cinjire nayihawe na Agnes 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 abakomeza kugenda agaruka ubwo Agnes ku matohoza yakozweho se nawe yatawe mu mvuto cyangwa ashobora kuba ataratawe mu mvuto ariko ntabwo yavanywe mu kazi guhamagazwa ndakubwira nawe uri kwihuta ibi bintu birimo kurebwa n'impande zombi ntangira kuvuga ntiba abantu bajya bavuga ko batotezwa umenya ari byo niba bantinyuka nta n'icyo shinzwe ubwo urumva noneho umunyagihugu bimeze gute ubundi hano mu Rwanda umushyitsi turamwubaha yaba yanatakaye tukamubwira ko bitemewe ariko ntabwo tugeraho ku rwego rwo kumuha abagabo banini urugero ushobora guca kuri perezidansi ukafotora uyu munsi bahashyize ibyapa bibuza gufotora by'amakamera uri umuzungu cyangwa uri umunyamahanga iyo babonye nta yindi tasiyo barakubwira ati genda ariko iyo foto y'isibe statement irakomeza Cinjire we mwamenyenye mute umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yewe natse nimero okay none se hari urundi rubanza wajemo ntarwo itike se wayikuye he itike ngewe ndakora hagataho byarasa Official TV iri muri documentation n'umuseke biranditse nyine bagiye kora koko babona n'iremere babona iriho
babona inkuru nkora n'iz'ubutabera. Aha batese ko Bunyoni yaburanye ku itariki 8 ukaka gusaba urubanza rwe ku itariki 9 ku itariki 10 kuwa gatatu wabishakiraga iki? Ngewe nagira ngo ubwo azaba atangiye kuburana muri fond nzaze afite uburenganzira ntongera kwandika. Batese ko wafotoye nafotoye kuko nta tegeko nishe. Nasabye gufotora Bunyoni no kumufata amashusho, sinasabye gufotora urukiko kuko urukiko ari public, ari inzu ya leta. Bati inzu ya leta batuzi kwiranza ari inzu ya kabiri. Batuwajya kuri Ntare Rusatsi ugafotora. Kuri Ntare Rusatsi haramutse hari ibyapa bibuza gufotora, ntabwo nafotora, bidahari nafotora. Kandi nubwo muri kumbwira ko nafotoye urukiko, inzu y'urukiko, hano mwasagariye, hari icyapa kibuza gufotora ahantu gihari. Namubwira icyapa nkabona arahagurutse agiye kwa Kazungu, nkabona baraganiriye akagaruka kongera kishaho umutwe ati ibyo wavuze byo nibyo. Abatoke mu mafoto twabonye ifoto ya Guillaume Bunyoni n'ibyaha aregwa bikuye. Bari bazi ko ari Yesu abimpaye. Ndababwira ngewe nabikuye ku rukiko. N'abandi bose bazaga bagafotora, nteko buri muntu yafotoraga icyo akeneye. Ngewe nashakaga Generali Bunyoni. Bunyoni uyu munsi arererwa ibyaha bikomeye. Arererwa gushaka kugirira naho umukuru w'igihugu. Arererwa kunyereza umutungo w'igihugu. Uyu mugabo arererwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Bunyoni ararerwa ibyaha 5 byose biremereye. Bunyoni arererwa gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Waba general udatunze imbunda si waba uri pirate. Ahubwo batayibonye kwa Bunyoni nta nundi musirikare bayibona. Umuntu wayoboye yayirezwe nyuma yo gusakwa yarasatswe ubwo barazihasanze. Araregwa gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije. Ntabyo tuzi. Ubundi se ninde? Bunyoni ninde ubundi? Mukanye ko dusura kuri profile ye. Ni general. Ntabwo ari ibyo gusa. Urankurikira? Gutunga imbunda, gutembagaza, gutuka umukuru w'igihugu, gushaka no kumutembagaza, kwiguzaho ibyaha binini kwa. Ibyaha binini. Ndamubwira ntuwo nuwo naje gukurikirana. Kwiho nibyo. Ni umwe mu bimbere muri CNDD-FDD. Iri ku butegetsi. Ishyaka riri ku butegetsi. Bati ndamubwira rero manakoze iki? Nagezeho tukarakara. Aturumva wowe ugiye mu Kayanza. None wisanzure mu Kirundo. No kuvuga ngo rimwe na rimwe inzira irayoba. Ndamubwira wa mugabo we. Nisha amategeko. Ati ikibazo cya Bunyoni EPG Gervase tikese ya Bunyoni imwe na rimwe amategeko nta uyu munsi ntari gukora. Gervase bikwibwirira. Tibyo. Okay, ibintu by'amategeko bireke. Ni nabyo ndabimenye nti murakoze. Ndindiriye ibyaje. Ubwo wari kwifashisha itegeko nka defense. Ndamubwira Uburundi buyoboye East African Justice Court, urukiko rwa Afurika y'ubuseruko. Honorable Nestor Kayobera. Amategeko tugenderaho hano ntahari. Ati hoya. Sawa. Ubwo arambwira ngo urongeraho iki? Tumubwira rero icyo nongeraho. Ari nacyo cyanyuma. Ndasaba imbabazi ko nafotoye ku rukiko rw'ikirenga. Niba bigize icyaha ndabisabira imbabazi sinarimbizi. Ariko niba bitagize icyaha nta mbabazi saba. Abara pretense eshatu nzisinyaho. Afata ya document ijyana he kwa Colonel Witonze Innocent. ari ugomba kubafata icyemezo. Akaraka ni muto wari ugomba kubika izo document. Yego Pax baramuhamagaye. Uriya mwamenyanye mutatu uriya nge simuzi ni n'ubwa kabiri tubonanye. We yavuze ko ari ubwa mbere kandi kuko bwari nk'ubwa mbere. Ati twakoranye interview witwa Katauti Hamadi iya kabiri yari iyi yarampembye ku munsi ampemba 150. Bati wakurikiye amafaranga none urapfuye ati yo mbimenye. Urasaba iki ngewe ntabwo nzongera bra 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 bra. Eric no wari ikibazo. Uriya mwamenyanye mutatu uriya numenyesha makuru wo mu Rwanda. Uriya ibiganiro byashyiraho nimero ye. No iki uyu munsi yigeho
ati njye nabonye nimero ye ambwira ko ajya azi Burundi ndamubwira ngo nazi Burundi azambwire aje arambwira ambwiye njya kumuramutsa muramukije ambwira ko adafite umukameramani mushakira umukameramani nuko tuziranye nawe bisinyira arabisinyira dokima bazijyana he muri ofisi nkuru kwa koroneri haba hashize nk'isaha za brigadier general ati yewe ati mwamenyereye ntitwamenyereye hari akayaga akazajya ndeba agaseka general atari kundi wazaga gukora iki ati nk'ubu ugiye kuzira iki nkamubwira njye ntabyo nzi hari ikibazo gikomeye nabajijwe schedule yari iteye nari kuva hano nari kuva ku rukiko rw'ikirenga nkajya kuri ambasade yacu atukajyana amakuru ya Bunyoni muri ambasade yacu nanicishije impamvu namubwiye ko nari kujya kuri ambasade nari kujya kuri ambasade gukora iki nari kujya kubabwira ko ndi mu gihugu okay atukajyana muri ambasade nabwo ko se afande Bunyoni kiretse n'amuvuga ko naje bati ikisubizo ni yego uremera ko uri umunyarusaku vuga yego cyangwa hoya ningo ati hoya ataryo wanyuma byita ngo iki nushatse kuvuga itari gihe sisi ati hano rero hano umunyarusaku mu Kirundi maneko ifoma maneko mu Kirundi nusuma urusaku nongo ujyana amagambo uremera ko uri umunyarusaku uremera ko uri umunyarusaku okay ni mu Kinyarwanda ndiwe uko ndavuga pe ariko mu Kirundi shandi mu Kirundi aho urantutse mu Kirundi urantutse niba utumye fisi nawe umunyarusaku ni watangiye ntitwatangiye tukorana neza none utangiye no kuntu kutangiye kunyita umunyarusaku nubungiza ngo nirwo nirwo rusaku nabivuga umusore agaseka iyo dokurumva iyo bazi ibintu umuntu atazi urabibona nawe gufatwa ukekwaho gusuma urusaku uri umunyarwanda no gupfurapfa umugabo ndagenda ndasinya general de brigade abaraje akora inama nabo bakoze statement yabo y'impapuro yani bakora statement barangije barayidepoza barakarasa bahamagara iki Sylvestre Nyandwi nko guhamagara havugiye yaremye procureur general n'umuntu ukomeye baramuhamagaye ngewe na procureur general w'u Rwanda gusa aranze procureur general w'u Rwanda aranze ariko ntabwo ndishutiye anzi nk'umunyamakuru duhurira muri press conference n'izindi nama ziremereye procureur general Sylvestre Nyandwi abwira brigadier general Emmanuel Ndayiziga uba muri service de renseignement ataba abantu bari kure nge ntabwo nari mbuze ko ari Ndayiziga n'umugabo munini ufite gutya iminkanyari wa marinete namubwiye none se mwaduhagaritse ndashaka kubamenya kugira ngo ninagaruka nge mbabwira ko naje ntazakora amakosa ntabizi namubaza ngo witwa nde nkabona arandebye agaseka no haje umuntu uyu we n'ubwambe ntabwo yegerwa reba uri nko kujya kuri Nyakarundi general Nyakarundi mubaza utose wa mugabo witwa nde Nyakarundi ni Major General Nyakarundi akuri urwego rw'iperereza rw'u Rwanda uri nk'umunyamahanga ukazimubaza witwa nde noneho subira mu biro ntabwo nari inyuzwe ndababwira barekayo bivuga iki araseka ni cyangwa ntubwo iwanyu wavutse bavuga ati nta kibazo mubyare bareka ati navuye tubaye abajyamo shampavuye narahavuye numva agahinda karanyishe ubwo ugereranyije mwari muhamaze igihe kingana iki no twaba duhagaritse amasaha 8 badufashe saa 5 saa 4 gutya saa 5 baturekura saa 12 baduha umupolisi aradusohora ubwo nge nari nicaye nzinguri kuri borabora wapi vuga ni Jean Paul yavuye kuri hoteli nta network nagiye ku kiyaga tubuyibereye kuri beach ariko wapi ngewe ubwo kuturekura nabwo se baraturekura narinzi ko bagiye kudushyira mu mavigo ngo badusubizeho byibaraho badukuye yarakaraka muri Rwariza baduye abapolisi babiri barongera baratujyana kuko harindwa nko mu kije baradusohora babakura aho hantu kwanza abapolisi baravuga ati aba bantu ko binjiye timurasohotse hari n'uwo twahuye kuko mugiye kare umupolisi arambwira ati uriya mugabo uvuze
ati buriya kandi ni umuririmbyi muri ADPR atari ku kuntu ari umugoma baga noneho baba kameramani banjye bafashe kuhasohoka no bose bagira confidence cya mbere kuhajya ni igitangaza gusohoka mara amahoro ni igitangaza gusohoka babarinze bakababwira amahoro umwana namubwira ndasura bigeranye ati iwacu wababwira ko wageze muri documentation ati bahita bakureka bakitandukanya nawe none se uko bivuze ndabivuze nyine ngese ko mbivuze ibyambayeho uravuze ngo Paxi barahita bamwirukana mu rugo ari atageze ikibazo mu gihugu imbere bakambwira ati wowe uraridukore uragiye ejo bashobora kuzadukoraho iperereza ry'ibintu byose ukuntu aho twakoraze n'ibiki byose hagati aho narebye imbaraga badushyizeho Procureur General Sylvestre Nyandwi Chief Justice Emmanuel Gateretse General de Brigade Emmanuel Ndayiziga uyu koroneri ndinde ngewe ndinde mutima arambwira ati buriya ntabwo ari kureba wowe ni person barimo kukureba ni Jean Paul Nkundi neza babona kuri televiziyo w'umunyamakuru waje gutatira u Rwanda ubu koko ndavuga man ninge waba kidobya yaho imibano y'u Rwanda n'u Burundi bigeze ndavuga ubu si ibintu biravugwa birasobanurwa gute ko ashobora kugera i Kigali bakangura ati ubundi wagiye i Burundi gute kubera icyo utatubwiye ngo tunakubuze cyangwa se wagiye gute nk'umunyamakuru ibintu kweri nk'ubu never abizi ariko nabona abantu babiri nkavuga kameme arabimenya nawe bimenya arahita ahamagara i Kigali ati dore mwaduteye nyine ndababara ndabaye nahise njya kwisengera nishyirira mu Mana nigira gusenga sanga barimo kuririmba indirimbo ivuga ngo amahirwe n'ibyishimo birarimbira mu mutima wanjye akajya nkavuga aho biradodora ahubwo kiradodora njye mu mutima njye nta byishimo kiradodora kiradodora ngo uri muri church wimvira kiradodora hagati aho abavandimwe bacu nabo bagira inzara nk'iya fisi nta mukameramani utagira inzara ubwo twavuye bari guhumeka isigana nkavuga se wa muhungu we ko nabahaye amafaranga kumbi iyo bari kumwe n'umunyarwanda bazi wavunjishije baravuga ati yafite amafaranga turatugaburira abo naragenda barisha tujya gusenga uno umwihariko w'abakameramani ntubitinde kwa gatanu nasengeye muri worship Shemeza Worship Temple ya Potre Habonimana Apollinaire ngira ngo mwagiranye n'ikiganiro cy'umwihariko twagiranye n'ikiganiro cy'umwihariko barakibonye Apollinaire ndamubwira ntariko nubwo nje baduhagaritse akagira ngo nibisanzwe mubwiye muri documentation musaza banageze ikibazo ati mwagiye ariko ntibabakubise ntago badukubise ikibazo cyabaye kubaza niba utakubise ntago badukubise atari ko havuye amahoro umuntu umwe muri caca barambwira ati rero ati ibintu byakowe ugenda uceceke bitazateza ikindi kibazo ndababara ngewe ikibazo cyanjye mbande ngewe meze hari urwagwa rwitwa umuhama iyo rugishya ntiruryo rugenda rukara nyuma ngewe bigenda ibi byambo bigenda bikurura nyuma ndagenda kuva icyo gihe hoteli nari ndimo nari nayiranze nahise mpindura njya mu yindi kugira ngo n'iby'amahoteli biveyo mu minsi namaze i Burundi nta hoteli nararagamo rimwe nigeze gutaha ari samudi sanga umupolisi n'agatebe yagateye kuri hoteli mbaza kuri reception ntira umupolisi ko ari hano natwe no bwa mbere twamubonye ntoke ni sawa bitanigira ku mutwenzi aho ndimbati yari yakubitiye nzana na taxi naje nahinduye impita afata ibikapu nda arya urumbwe ngo bakwise umuvuza nduru oya babita umunyarusaku usuma urusaku umusuma urusaku urumva nahise nigera ku mutwenzi ndahava fata taxi ndahindura hoteli usoreza hariya twabonye mu mashusho nashoreje hariya njye natashye ku cyumweru mvuye gusenga navuye ku butaka bw'u Burundi ku cyumweru mvuye gusenga rero hagatangiye ko ari ukuvuga ufite navuye mu Rwanda shaka kujya gusengera ku cyumweru nari nabuze ndasengera mu rusengero rwa Denise Nkurunziza kuko yaje mu Rwanda yigisha muri Assemblée de Dieu ngo ishengero ya Denise Nkurunziza Resho Church rifitanye ubucuti bw'umwihariko na Assemblée de Dieu mu Rwanda kuko ubwo Denise yazaga mu Rwanda ari perezida ari umugore wa perezida yaje gusengera kuri Assemblée ndibuka ko namukoreye protocole
nkagira ngo ndamubona mu buryo bworoshye ndavuga nti ndajya kuhasengera ndavuga se bantaye mu muvuto navuye muri documentation ngiye gusengera kwa Denise Nkurunziza noneho barambamba ndinjira ku cyumweru ubwo njya gusenga kwa Denise Nkurunziza hageze mbona barasaka bikomeye nkamubona imbere mbaza mbwira umuntu wo muri protocole njye ndashaka kujya gusoza amapasiteri arikanga ngewe mufata nka pasiteri wanjye kuko iyo aje mu Rwanda ni iwacu yigisha atageze mu Rwanda ntoya ntiyaje rimwe ubwo nabasaga narembajije umusoma rusaku sanga narembajije umusoma rusaku wabo nyine w'i Burundi ati rero ati bariya bose bamukikije buriya n'abasirikare ntiwamugera ati keretse ugiye nko gutura ukamwirebesha yabona kuza akakurembuza nta wagukora ntabwo agibuka yaje mu Rwanda rimwe kera ndabyihorera mbona barasenga ndataha mu gutaha nanjye nahise mva no ku butaka bw'u Burundi ndataha Black Day yanjye n'ibihe bibi biratangiye hagati aho Munyeshyaka Fidèle nyine Munyeshyaka Fidèle chargé d'affaires yarababaye hari udukese yagiye ambwira nyine tw'abanyarwanda bagiye bagira itubazo kandi nyuma biba birarangiye iyo ni scenario yanjye so rero icyo si icyiciro cyanjye yego kirarangiye kirangira ntabwo kirarangira hagati aho kuwa gatanu nagiye nasubiyeyo aho narivuze ko naje kuwa mbere kuwa mbere nibwo naje kuko nasubiye ku rukiko rw'ikirenga kuwa mbere kuko nangaga ko bavuga ngo wa muntu aravugaga ngo yaratwandikiye ngo none dore baramuhagaritse ngo agira ubwoba ntiyagaruka nasubiyeyo nawe urakasongo hiwe nasubiye ku rukiko rw'ikirenga hageze bose barikanga bati barakurekuye ntibarandeka none se urashaka iki titujuru ndashaka icyemezo si ngombwa ko ibyo nasabye mu binsubize ariko mu icyemezo si ngombwa ko mubinyemerera ariko munsubize sekreteri urukiko sekretari wa chief justice arasura amubwira ati wa muhungu yagarutse ndahagarara njya ku biro bye nta muntu hakomanga bara abapolisi sinzi ukuntu umuntu yavuye mu biro bye mpagara mu muryango nk'uko ntinya kwa chief justice ntinarenje kuraba cya gisubizo arambwira ati nta kete wanditse hano dusubiza ibaruwa zanditse ntabwo dusubiza email nabwira chief justice mbabarira uko igisubizo cyose mpanda cyakira ati igisubizo ngo waye niki ibintu byo kwandika kuri email ni iby'iwanyu mu Rwanda hano ntitwandika kuri email twandika ikete n'ikaramu tukayitanga muri sekretariya bakayitanga bakayisuzuma bakagusubiza ntinya kwa chief justice nicyo gisubizo nari ngikeneye ntimurakoze nzinga amabinga ariko narebye ukuntu chief justice ahagaze mu muryango asubizanye ndavuga nti hano bite chief justice ni umuntu ngiye mbonera kuri televiziyo mu Rwanda kumba ahagaze mu muryango turaciringa ako akunda bushaka kwinjira mu nzu umuntu akakwitambika ntwinjire akumwe hagara mu muryango ndagenda mbwira sekretariya y'abantu aranshubije atokete ntubona nashakaga gusa fact kuko nari ifite screenshot ya email yambwiye ko yayimigeze ntinyakubana email mwaraye ati twarayibonye ariko nta ndisubiza email ibyo ni by'iwanyu mu Rwanda bwana Yenduza ni hard copy bagusubize ibyo bintu byo bya email ni by'iwanyu mu Rwanda uko none bamuterekamo akantu ndavuga ni chief justice ntimufite inama mu Rwanda mu kwa 11 ntituzahura ntibwo tuzahurira mu nama i Kigali mufite kuko ufite amakuru ko mu Rwanda urukiko rwa Afurika y'ubuseriko bafite inama mu Rwanda i Kigali kandi ndabeze nzatumirwa nzaba nyirimo naravugaga nti nzaza arambwira ngo ngo nta kibazo ngo hashobora kuzaza ba Agnes cyangwa ngo nanjye ashobora kuza ngo ngo nawe yanyimye umwanya kugira ngo hatagira utekereza ko hari indi collaboration dufitanye service n'imwe i Burundi suko bazinyimye ko mu kuzinyima ahubwo bangaga iyo collaboration umuntu uri gushaka amakuru ya Bunyoni ari kumwe na chief justice
ubwo rero tujye ku cyiciro cya kabiri. Urwo ni urugendo rurerure rutoroshye ariko Imana niyo nkuru. Urugendo yagukuye rw'umukara muri kuri njyewe. documentation. ariko wazagiye kubasura Documentation? eh ntacyo tuzajyana wanyereke. oya zahagutungira agatoki. Kujyana kanye introduce. So tujye rero ku makuru nyirizina rero yakujyanye. makuru nyiriza Wamenye iki kuri case ya Bunyoni kugeza iyi saha? ikibazo cya urubanza rwa Bunyoni ni urubanza rugoye rugikorwaho iperereza, ni urubanza ruzahitana abategetsi benshi Burundi. Bunyoni bikekwa ko yakubiswe kugira ngo avuge, ariko ninje abapolisi ndaho yafungiwe ntimubwire nti Bunyoni yabaye harera nti byagenze gute. hari umuntu wamusagariye atari ko wasagarira umuntu ukiri mu butungane atese ejo agizwe umwere akongera agasubizwa mu nshingano ko yakubamba tiko nawe ari mubi urumva. So sinzi icya mbere amakuru ufite ntizeye igihumbi ku gihumbi, muri commentaire baraza kwitubwira. Ku ishuro ya mbere urugo rwa Denise Nkurunziza rwarasatswe. umugore wa Petiriyari bimwe byanziko hagati aho nagiye gusenga mu rusengero rwitwa Resho kwa mama Denise. hari umwana ufite ukwezi kumwe baje gusengera, umwana witwa Miragiana. nabuze uko mugeraho. umwana mwiza mama Denise yaramuteruye yitwa Miragiana akitirana Ndayisenga Miragiana. Ubu ntibari kuyaha shamenya bararikuye kuri YouTube. wamaze ukwezi wamaze ukwezi uwanjye amazane. Miragiana ni agakobwa. Wow. noneho mu bantu binjiye idini harimo witwa Nziko Banyanga. nahisemo amagara Nziko nimbwira ndi Nziko urambwira yego cyangwa hoya, uri umurundi vuga yego, ati hoya ndi umunyarwanda. Nziko Banyanga ni ikirundi, ati ni ikirundi. Okay, ni sawa. wari ukitubwira uti kwa Denise Nkurunziza bahasatse kane ngo tiriyari bahakuye hahise haza siroga ngo babwiye Neva bati kwa Denise twahakuye amafaranga tuyaharekere. Perezida ati ntawe urekura icyiza yagifashe. umukecuru bamuteye harya kumwugira umutima tasi ikazamuka bahakuye ofete. Bunyoni amaze kubona asumbirijwe amuteye hypertension. amaze kubona asumbirijwe Bunyoni yafashe ubutunzi bwe bwishi abukura iwe bujyana kwa Nkurunziza akavuga ngo kuvuga ngo uretse kurengaho icyo ndi kumva Bunyoni yari umuntu wumvikana na Nkurunziza. oya ni umuntu wa Nkurunziza uri proche. ngo Nkurunziza gupfa azize urupfu giturumbuka aho bikekwa ko yahawe ishyano. Ishyano n'uburozi. General Ale Guillaume Bunyoni kuri we yabaye nk'imfubyi kuko yari umuntu wa hafi wa Nkurunziza. ikimenyimenyi impapuro yashyiriweho zimuta muri yombi zimwagiriza ko yishabe abangaga manda ya gatatu yabikoze ku ngoma ya Nkurunziza. uyu munsi ibibazo Gervais yagize Bunyoni Guillaume yagize birakomoka kuri Nkurunziza kuko yamurwaniriye bigatuma ajya muri riske ajya guhangana n'abaturage. noneho Denise nashatse kureba ukuntu ararindwa uriya mu mama. Kwasteri y'abaririmbyi konvoye nye n'ibibunda n'ibistream n'ibiki V8 ebyiri niyo cortege V8 ebyiri Kwasteri na konvoye nye zimurinde ebyiri imbere n'izindi ebyiri inyuma. urumva icyo rero nibazaho urugo Guillaume yafashe umutungo bikekwa ko yafashe itungo rye akabijyana byose kwa Nkurunziza kuko yari azi ko hatasakwa. natewe ubwoba n'ukuntu hasatswe byari biteye ubwoba, ni ibintu nyine utakwifuza kubona. bateye hejuru nyine barasatse gusaka no gusaka kandi gusakwa ugasakwa n'abapepure nta miyaga. barapakiye barongera bagenda barasaka barapakira barongera bakura umufurumba ibifurumba by'amafaranga amadolari. Transport ku gipimo cya 90% ikora i Burundi ni ya Bunyoni
moto zakoraga i Burundi ni za Bunyoni ku buryo ubu nta na moto ikinjira muri Bujumbura zose zigarukira mu Bugarama ahandi nyine mu bice bitagera i Kigali nako i Bujumbura si kimwe sari Kigali hari Bujumbura bitagera muri kapitali bitagera muri kapitali icya kabiri ihagarikwa rya Bunyoni ryaciye igikubamo CNDD-FDD bivugwa ko SG wa CNDD-FDD ari inshuti y'akadasohoka ya Bunyoni ku buryo afande kuvuga General Neva yashatse kumuhindura ishyaka rikabyanga kugira ngo Bunyoni bamufate habanje gufatwa engineer ushinzwe ibikorwa bye by'ubwubatsi niwe bamenye amakuru ko ari we wamujyanye aho yari yihishe umurwa mukuru wa politiki uzi uko witwa w'i Burundi ahantu ba aho ukorera oya ntabwo Burundi buzi umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi niho uwo mwenjeneri afungiye ariko kandi hitwa ngo iki narahibagiwe netse ko maze igihe naravuyeyo akoze wowe urambwira ibintu ntabwo mbizi ntacyo ugiye kunsayidira umurwa mukuru urumva umurwa mukuru uwo mugabo niho afungiye we uyu munsi afungiye muri gereza iri mu murwa mukuru wa politiki baramukubise kugeza ubwo avuze ahantu Bunyoni ari ntabwo uwo mugabo niwe watanze Bunyoni ariko yamutanze ari gupfa so nuko hari nayo n'andi makuru ni ukuvuga ngo n'umwenjeneri arazwe uwahoze ari first lady yarasatswe hasi hejuru umurwa mukuru wa politiki ni umujyi wa Gitega uyu mwenjeneri yarafungiye muri gereza ya Gitega iyo aho i Gitega naho hafungiwe abantu benshi bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza 2015 impamvu urubanza ibintu bya Bunyoni 2015 Bunyoni aburana nabwo abantu benshi bavuye Bunyoni aburana umujyi wose ahantu yari ari kuburanira kuri parike harafunzwe nta muntu uzi umucamanza waburanishije Bunyoni ndakumenyesha ko umuntu afashe icyemezo cyo kumufunga igipapuro cyerekana ko ari uwitwa Emmanuel Gateretse perezida de la Cour supreme ku itegeko rya procureur general Sylvestre Nyandwi so rero umuntu wafunze Bunyoni niwe nari ndi kudiringa nawe iyo space rero yarayinyimye so urubanza rwa Bunyoni ruzahitana abanyapolitike benshi mu Burundi kuko afite amakuru Bunyoni yateguye kudeta ijya kumera nk'iya 2015 ya yindi nyine yashakaga guhirika General Neva avugana n'abagenerali witwa Prime Niyongabo ayobora igisirikare cy'u Burundi ariko nta mugenerali ufunzwe ariko ngira ngo ni nako kudeta zikorwa umva so ko nto byagenze akaba baramwihindutse we yateguye iyo kudeta avugana n'abagenerali Neva arabibona atangira kubona communication mu yavuganaga nawe bisanzwe yavugana n'umukozi w'Imana baravuganaga Denise Nkurunziza nk'inshuti y'umugabo nk'inshuti y'umuryango perezida ategereza umugenero uzamusubiza ngo yego byageze hagati kudeta irimbanyije baramwisubira ako kantu seze nego kumva akaba ari nayo mpamvu rero nta wundi ukurikiranywe akaba ariyo mpamvu gutuma nta wundi mujenerali turi kumva muri kese oya Bunyoni baramwisubiye ariko bidakuraho umugambi mubisha abo se bandi barakurikiranywe urubanza ntiruraba uyu mwanya Bunyoni yafunzwe n'ubushinjacyaha niro rwategetse ko afungirwa muri gereza ya hehe ya Ngozi uvuga ngo afunzwe by'agateganyo oya nabyita provisoire ariko sintekereza ko uyu mwanya nabyita provisoire
arafunga. Amategeko yo mu Rwanda atandukanye n'ay'i Burundi. Narababwiye nti twebwe mu Rwanda icyemezo cyose cy'urukiko icyemezo cyose cyo gufunga umuntu gifatwa n'urukiko. Mu Burundi gifatwa n'umushinjacyaha. Kandi umushinjacyaha ko biri confusing. Kuko banavuga ko yitabye parike, yitabye urukiko. Biri confused uko. Okay. Noneho uvuga ngo ya periode umushinjacyaha Bunyoni afunzwe. Oya uretse gato tuganire twinjira mu mategeko gato. Kugira ngo tubyumve neza. Ya periode tumenyereye mu Rwanda ubushinjacyaha bugomba kuba bwemerewe kukumarana iminsi 5. Nuvuga muri iyo periode ubushinjacyaha bwemerewe kugufunga i Burundi. Muri gereza. Kuita buvuga ati umva twariskaga kujya impimba. Ni izina ry'Imana. Narisikaga kuva muri documentation y'impimba. Ibindi byose uburano turuka impimba. Ndi kubivuga mukumva biri simple. Nakuyemo iki? Nakuyemo ko nubwo imibano y'u Rwanda n'u Burundi imeze neza, ariko ku rundi ruhande ku muntu ujejwe umunyamakuru, umuhanzi n'ibiki biragoye. Bano bandi mbati ngo bavuyeyo nabasoma rusaku buriya babuze batabana nabasoma rusaku. Nabasoma rusaku cyane ko nagiye nambaye amajipo n'ibiki. yagiye yambaye ijipo koko. None se byo yakoze parading abifite. Nabajije umva nabajije bangira icenge nyese nti kuki ari we wasobanuye ikibazo cya Bunyoni na kese ye. Siko ntiyanshubije. Yarambwiye ati impamvu procureur general nta wari uhari bansabye kubisobanura ariko n'abagombaga kuvuga. Uvuga n'ubundi ni PG n'ubuvuga muri kese zose. Bunyoni ni umugabo munini cyane ni umugabo waciyemo ibice CNDD-FDD ni umugabo waciye igikuba mu Burundi. Babarura umbwire yaba amashariki. Nagerageje kuvugisha umuyobozi wa mashariki arankwepa. Nyine wumvishe uri umunyarwanda w'umunyamakuru mwongera kuvugana ahita kupizo connexion. Nagerageje kuvugana na Madame Vestine uyobora CNL urwego rw'abanyamakuru mu Burundi. Yarankwebye madamu mama mbona ni mama ku no ngo ibyo nespectingaga i Burundi nta na kimwe nabonye. Ariko ndashimira cyane Perezida wa Repubulika y'u Burundi General Neva afite ubushake bwo guhuza imibano y'ibihugu. Bimwe mu byatumye arega iyo Bunyoni ashaka gutembagaza ubutegetsi nuko u Rwanda n'u Burundi ngo byasubiranye. None se aba babo muri za documentation mwabonaga nje gushyigikira Bunyoni? kuba Petero Nkurunziza yarapfuye urupfu rwa giturumbuka bavuga ko yariye ishyano. Yarapfuye ibihugu bye birebana y'ingwe ari nawe wakupye iyo mibano. Bamwe mu bategetsi b'u Burundi barangajwe imbere na General Alegiyome Bunyoni ntibigeze bishimira icyo gikorwa cy'uko u Rwanda n'u Burundi imipaka yafungutse uyu munsi ibihugu biri kugenderanira. Nabyumvise. Ubwo natangiye kumva n'icyateye uwo Alegiyome Bunyoni kototera ibyo kugomuka. Kandi noneho gutanga motifu ugiye kumva discours yari mu rusengero umva gutanga motifu igaragaza ko kuba u Rwanda n'u Burundi bibanye neza ariyo mpamvu yo gukuraho General Ndayishimiye Neva Evariste yarumvikanaga. Imana rero yarinze Neva yaravuze ati ndakugarika ahubwo ari wowe. Ariko ikindi buriya ndira ko buca ntajya cana waka no muri CNDD na kera na kare na Bunyoni. Cya kabiri kuba Bunyoni aregwa ibyaha 5 ntibikuraho ko adakwiye kubona ubutungane. Ngewe nabwiye abantu bo mu iperereza ariko ibintu mwakoze ntabwo ari byo. Murafunga imihanda kubera Bunyoni. Uyu mugabo umuntu ashobora kwibaza ati Jean Paul yari asanzwe akunda Bunyoni. Jean Paul asanzwe azi Bunyoni ntabwo muzi mubona muri politiki. Ariko kandi procedure nizubahirizwe. Nabwiye abantu muri documentation mwebwe buriya Bunyoni aje kuburana mu rukiko mukamufata nk'umuntu usanzwe akicarana n'uwibye igitoki akicarana n'umukarani mu rukiko akajya mu modoka imwe irimo abo pepure nta gasuzuguro kaba karenze uko kari. Bunyoni ninde? Ni umuntu ufite ibintu bya zahabu gusa kugera kuri toilette yicaraho ni zahabu, iserire zifungura ni zahabu, ibintu byose ni amazahabu. Ni umukongomani naramubonye characterize n'umudamu we ngo
yoroshye. urumva Bunyoni procedure niyubahirizwe Okay. procedure niyubahirizwe ibijyanye nuko aburana abo umuntu usanzwe ubareza amategeko abanyamakuru n'abanyamahanga nimutinyuke mu muvugeho ubwo bandega kugumura abantu donc niba uri umunyamakuru uri mu gihugu cy'u Burundi ugategereza kumenya amakuru ya Guillaume Bunyoni uyakuye kuri Pacifique Nintanahazwe w'igipinga kwa nini sema uvuge kugira ngo abanyarwanda bagira update kuri Bunyoni n'abarundi. none se ngewe nkura update ku makuru ya Bunyoni nyakuye kuri Doriane niba ari Doriane Bunyoni umukobwa wa Bunyoni witwa Doriane ubundi si Bunyoni aburana uzi ko basohoye abacamanza bose nta muntu wageze mu rukiko usibye abari bamufite urankurikira kuvuga ngo yashyizweho imbaraga zidasanzwe. umva reportage y'ijwi rya mbere koko yavuze icyo gihe rwose ndatekereza ko bijyo abantu bashaka kumva ngo ariko se ubundi uwo Bunyoni yaburanye ryari ne mu ntoki n'uyu nguyu yatubwiye ko General Bunyoni yagejejwe ku cyicaro cya Sena Ntahinyuzwa y'u Burundi hafi saa 3 n'igice z'agatondo yumvirijwe mu ntara y'umwiherero yihweza ivyerekeye ifungwa ry'agateganyo hafi igihe cy'isaha 5:20 yaciye asohoka nk'uko amasoko yacu yabitubwiye bamwe mu bantu bavyiboneye n'amaso babwiye ijwi rya Amerika ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere Guillaume Bunyoni yarengutse ari mu mwambaro w'icyatsi kibisi uranga abanyororo mu Burundi yari yambitswe amapingu ku maboko aherekejwe n'abapolisi babiri bagaragara niko bamwe mu bamubonye batubwiye igice cya mbere cy'igorofa ikoreramo Sena Ntahinyuzwa n'ibiro by'umushikizamanza kizigenza wa Repubulika hagati na hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura yari yakubuwe nta n'umuntu wa kirazira yari yemerewe kuhegera harimo n'abahakorera umunyamategeko yari ahari yatwiganiye ati umwanya wose yamaze ariko arumvirizwa nta muntu n'umwe yari yemerewe kuhahonyoza ikirenge nari mfise umubonano ariko ntibyakunze ko ninjira emwe n'abahakorera ubundi musore wasa n'uwatangajwe n'ivyo yabonye kubona umwuga wa Bunyoni yambaye amapingu ari hagati y'abapolisi babiri bamwirukana nk'abamwivye byari biteye ubwoba kandi niwo kwibajije kubona ico gicapo niko kikiriza nta tangazo canke ikiganiro cyatanzwe ku bijanye n'irenguka rya Guillaume Bunyoni ariko ageze bangira ikenge umuvugizi wa Sena Ntahinyuzwa n'ibiro by'umushikizamanza kizigenza wa Repubulika yemeje ko yarengutse mugabo yirinda kugira byinshi abivuze ko umunyamategeko Jean Bigirimana warikira hamwe tukonora kaje Burundi afite umwitwa aha wamwumvisha Agnese Namwumvise bangira icenge nawe yarabyemeje ko niwe doc niwe ufitiye document ngewe rero nari nagiye muri ntuza nziza donc urumva naciye muri procedure niba shaka makuru mu butungane nabajije uyajeje biba ikibazo uyu Bunyoni ahantu yaburaniye bafunze amabarabara yose baranakubura nwango numubonye aje kuburana gutyo avuga ati wa muntu aracyakomeye wa muntu aracyakomeye so nuko icyo cyari cyanjyanye n'urugendo rushaririye ndashimira ko mu gihe bamaze banyumvirizaga baranyumvishe ibyo nababwiraga donc ntabwo amenyere challenge ntibabaze ariko kameme yari ikwiye kandi y'amategeko ngewe isanganye nagereye Burundi yama inspiration yo kuzajya i Burundi arusha gushaka perezida w'urukiko rw'ubuseruko honorable Nestor Kayobera mubaze niba hari amategeko naba narishe cyangwa se niba barampohoteye nawe babwire mbere yuko njyayo advisor wa Nestor Kayobera naramubwiye nti nzajya i Burundi mu rubanza rwa Bunyoni wanyakiye uburenganzira ko byoroshye biturutse muri iyi sentare arambwira ati ariko ndumva bisanzwe ati Bunyoni se umuntu nk'abandi we yarazi ko bisanzwe ariko ntabwo ariko bimeze ikindi abantu baracyahohoterwa ntabwo birajya ku murongo ntabwo mvuze ngo mugende ngo mwirekure oya i Burundi nta diaspora dufite kuko nyine bamenya aho abanyarwanda buri munyarwanda agiye atuye cyaba ari ikindi kibazo nta diaspora ihari kandi si uko itahaba si uko itanahari si uko itahaba kwa Jean Paul wayavuga ntabwo yayamara ngira ngo ni urugendo runini hajya bimenye mbikubwiye yego narababaye ndabimenye bimugiye kuko isanganya nkuko mbikubwira ngiye narakubuze ndavuga ni ko twari twaravuganye ukayumwira uti yumve kuri hoteli man narabihiwe
hari umuntu ujya wandika witwa Nserime ngo nagiye muri Royale ngo yaraje arambura, ntabwo nari kuhatinda kuko nari naharanze, nagiye nimuka Messi ariko ujya umuntu witwa Nserime w'i Burundi. Aserime nimero yanjye kwibaho kutampamagaye kuri WhatsApp nawe ubwo no bunyamuge nawe. So reka nihanganishe Pax, nihanganishe Eric, bihangane niba nzababara rwose. Reka mbabwire abategetsi b'u Burundi bangira icenge, Agnes yakoze akazi ke, nta hantu mpuriye nawe gusa kugira ngo menye ko byari bikomeye. Bangira icenge nk'umuntu tuziranye, nk'umuntu narinzi, nta nundi narinzi Burundi usibye bangira icenge. Nari namubwiye nti muzampara ifite yo kujya ku kibuga se bimwe byanjye byo gutebya, ati nta kibazo nzayiguha, ariko nyuma byaba nahise mboroko. Bangira icenge, aya musosore ibibazo naguteje umbabarire imbere y'Imana, nkusabye imbabazi n'imbere y'abantu, yaba ari abarundi n'abanyarwanda. Ntabwo nari nzi ko naguteje ikibazo. Hano mu Rwanda iyo dushaka amakuru tuvugana na Forodisi, tuvugana na Harrison, kandi niyo domaine ubamo. Numvaga ko kugira access ku makuru ari ibisanzwe, ariko naje gusanga bidasanzwe, kandi ntekereza ko n'ubundi nzakomeza kugenda mu Burundi. Ikindi nari ngiye Burundi mu kazi, ariko nashakaga no gupima ku isoko rya business. So okay, niba ntangiye kujya mu madocumentation yabo ninjya muri business bizaba ibibazo. Shawuri guseka ndi kuvuga documentation rero ukagira ngo ni document isanzwe. Oya ndabyumva, ariko ikibazo nuko ushaka kubihuza nujya muri business ibyo byose wagiye nk'umunyamakuru. Oya ubu ni ingenda, reka ntiguze. Nzavugisha umuvugizi w'igipolisi, mubwire ibyo njemo, ariko se ko nawe nabonye bamuca amazi. Ntacyo, reka dusoze, reka tugire aho dusoreza. Hari kesi nyinshi, nta bindi byinshi natindaho ko tumaze umwanya muremure, ahubwo reka unyemerere wenda ibindi bimwe na bimwe abantu bazabibaza hano ku kino kiganiro tuzabihereho, nanjye ngira ibyo mperaho. Unatubwire kuri kesi ya Melody na Tuse, namenye ko hari amakuru yimenyeho adasanzwe, ndetse na wa mukobwa twabonye mu itangazamakuru avuga ko yabyaranye cyangwa se yabyariye Platini. Ubushize mu kiganiro wampaye turi ku kigo cy'indege, nubwo ushobora kuba uko wihutaga uravuze ati ni ibiprank, ubwo uzadusobanurira ibyo biprank ibyo ari byo. Prank tuzimenyereye kuri Fisi, uzatubwira uko bimeze. So rero nyemerera mpinira aha ngaha, ikiganiro cyari kirekire cyane. Cyari kirekire ko kameme ntabwo ngiye nagiye i Burundi kurya show, murumvikana nari ngiye mu kazi. Abakonzi ba Jaras Official TV bazabona ikiganiro cy'umubyeyi wa Katauti n'umuryango wa Katauti, bazabona ikiganiro cy'uwo Murundi watangiriwe, bazabona ikiganiro twakoreyeyo, bazabona n'ikiganiro cyerekana isura. Nubwo byambayeho ntabwo byatumye ntakunda igihugu cy'u Burundi. Hari ikiganiro cyerekana isura y'umujyi wa Bujumbura, Volcano na Ambassade n'ahantu iri. Gusa kubabwira ko uje kubereka isura, ushaka gukora inkuru yerekana isura ya Bujumbura, bagata ahubwo uyu aje kwerekana mwizina, aje kwerekana isura y'umujyi wa Bujumbura yuko aje no gusoma urusaku, gusoma urusaku hapo natinya. Reka duhinira aho ngaho. Ubwo dusoze byaragutunguye ko nahagaritswe kuntungura. Oya, wari ugiye mu gisata gikomeye kandi wari ugiye gukurikirana umuntu uri munini, ushobora kuba yaba n'uwa kabiri kuri perezida, ushobora ahubwo imyitwarire ya Bunyoni ataratabwa muri yombi niyo wari perezida. Perezida Neva ntabwo ntaremereza ibintu. Abajya bareba amashusho bigeze kubona ajya gusenga umusozi barawugota. Bunyoni ni umuntu wagiye kubaka ahantu abantu bose, umusozi wose arawimura, arangije arabashinyagurira, baza gutaha inzu. Abo bose abo yimuye, nkuko bavuga ngo abantu batuye mu manegeka bimuka yenda bakubaka etaje, wa mugwiza atonga wubatse etaje. Okay, nk'umuntu uzubaka barinyahe agahita ajya hariya, abaza kumuririmbira bari Kanombe, batuje muri amazu Kanombe bakara baza kumubyinira. Urumva uwo ni Bunyoni. Hagataho warunzu baje umugore wa Bunyoni baramufunze, ubwo Bunyoni yaburanaga yaragiye aratukana ati muri kumufunga ariko nta Imana izamuhorera. Procureur General ategeka ko bamuzirika, bamufunze nk'amasaha 10, bamufunguye saa 12. Uyu munsi update kuri Bunyoni rero. Bunyoni no musaza yatangiye kurwara diabete. Diabete yarazamutse, buri munsi bamushyira ishinge n'imiti,
arasumbirijwe ariko kandi ntabwo arwaye diyabete kuko afunzwe yari asanzwe ayirwaye. Okay. Akandi nizajya mbyibuka mu biganiro nzajya nkaterekamo. So ibiganiro by'i Burundi bivuga ku Burundi uhereye ku bimaze gutambuka byose nibisingiza Burundi. Ndashimira Perezida Evariste Ndayishimiye ku mibano myiza yemeye ko ku bufatanye na Perezida Kagame yemeye ko imipaka yongera gufunguka, imibano ikayemeze neza. Ibibazo duhura nabyo ni ibibazo bisanzwe gusa nanone tutakwita bitoya kuko ibibazo bijemo Chief Justice na Procureur General bari big. Hanyuma abarundi bose bitwa ibipinga iyo basabye gutaha barataha, ntabwo bakurikiranwa ariko ikibazo bagira baravuga ngo perezida arakwemerera ugataha ariko ushiduka wishwe kandi ntamenya ko urupfu wapfuyemo. Hakenewe indi politike yo kongera gukonveka impunzi n'abahunze Burundi kuba konveka kugira ngo bataha bumva ko bari safe. Hari wa mudamu byigeze gusakuza wafatiwe ku kibuga cy'indege w'umurundi kazi, uramwibuka wigeze no kwifotozanya n'umukuru w'igihugu muri Convention Center. Wa mumama ni umunyamakuru Jopa cyangwa se ni umuntu uri influence mu Burundi, bamwise umunyarwanda bamwita umusoma rusaku. Wa mudamu update n'uko urukiko rwamuhamije ibyaha hagati y'imyaka 10. Hariya nta mikino bahita bagukatira. Narokotse kujya impimba. Reportage wayumvishije Bunyoni yarengutswe imbere ya sentare urukiko rutarategeka kwajya muri gereza yambaye impuzankano z'abafungwa b'i Burundi. Yavuye muri documentation yambaye imyenda y'abafungwa b'i Burundi. Nanjye nari kuva muri documentation nambaye imyenda y'abafungwa b'i Burundi nkomeza impimba. So ndabishimira Imana abasengeye Imana yeho mugisha kandi Imana ishimwe gutambaye kiriya cyatsi kabisa. Icyatsi nuko banyetse telefone bakazajya bambaza amafoto y'abafungwa. Aba n'abafungwa mu bambara neza ga. Abafungwa bacu bambara neza. Aya ni bagende nta mufungwa bambara neza. Ndagushimiye. Asante sana.